Abakobwa ngiye kukubwira nibo ba mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda bateye neza kandi bagaragara neza. Ikigeretseho nanone kandi bafite imiterere myiza kurusha abandi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Cyane cyane nko kugira nyashi ziteye neza cyangwa se ibyo abantu benshi bakunda kuvuga ngo ube umuntu wabona asa neza cyangwa se ameze neza bakunda kuvuga ngo ateye nk'igisabo. Wasanga nawe wibaza impamvu muri iki gihe abagabo bakunda abakobwa bafite ibibuno binini cyangwa se rimwe na rimwe ukibaza impamvu iyo umukobwa ufite ikibuno kinini anyura hafi y'umugabo agahindukira. Rimwe na rimwe waba uri kumwe n'umukunzi wawe mwasohokanye ahantu hacaho umukobwa ufite icyo kibuno kimeze gutyo akabasha kuba yahindukira bakabasha kuba bashwana. Bitewe n'uko ahinduka inyuma akitegereza uwo muntu ugiye kwibonera impamvu. Cyane ko ibikubiye muri iyi video utari buhage no kubireba kubera ko mu bishize twakoze video y'ibihugu 10 bifite abakobwa beza kurusha ibindi hano muri Afurika. Iyi video muraza kuyisanga hano muri comment niho ipininze. Nk'ibisanzwe njye mugiye kubona muri iyi video nitwa Dani. Turahera ku mwanya wa 10 rero tujyana ku mwanya wa mbere. Umwanya wa 10 tugiye kuhasanga turasanga umukobwa uteye neza, umukobwa umeze neza yitwa Sasha Keti. Uyu mukobwa rero Sasha Keti wasanga abenshi mutamuzi ariko uyu mukobwa yabayeho umuhanzi. Uyu Sasha Keti rero amazina ye bwite yiswe n'ababyeyi yitwa Sandrine Agasaro. Muri iyi minsi rero ntabwo agikora imiziki ariko yagiye aririmba indirimbo nyinshi mu myaka yashize zagiye zikora hit. Mu ndirimbo imwe rero zagiye zikundwa cyane twavuga nk'iyitwa Kudeta. Iyi ndirimbo rero yitwa Kudeta yaririmbanye n'umuhanzi ukunzwe cyane n'abatari bake yitwa Bulldog, umwe mu baririmbye Imana y'inzara ndetse n'indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Uyu Sasha Keti rero afite amashusho menshi yagiye ashyira hanze arangaza abantu benshi, agiye ashyira amafoto agiye atandukanye nayo yerekana ubwiza bwe. Bitewe rero n'amafoto ashyira hanze bitewe n'uko yifotoza afite abantu benshi bamukurikirana bari kurenga hafi ibihumbi 100 kuri Instagram. Uyu Sasha Keti rero muri iyi minsi asa nk'uwaretse ubuhanzi asa n'uwigira mu bucuruzi. Reka rero twihuse cyane twigire ku mwanya wa 4. Umwanya wa 4 tugiye kuhasanga umuhanzikazi ukunzwe cyane n'abatari bake Marina Deborah. Marina rero akaba ari umwe waje ku mwanya wa 9 kuri uru rutonde. Nkuko rero mwagiye mubona mu mashusho agiye atandukanye nawe ni umwe mu bakobwa ubona ko bateye neza kandi baseka neza afite imiterere myiza. Nubwo byagiye bivuga kenshi ko yagiye yibagisha ikibuno ariko nta cyatuma ataba ku bwiza bwe nta kintu cyahindutse. Marina rero kuri ubu ufite abafollowers benshi kuri Instagram barenga ibihumbi 300 kuzamura. Ubu ngo ni umwe mu bahanzi bakunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Marina rero ku bijyanye n'ubuzima bwe yaje gukundana n'umuhanzi nawe baje gukorana indirimbo nziza kandi yagiye kundwa cyane yagize viral cyane bo bita Eva Muziki. Rero nubwo bitakigaragara kuko ntago bagishyira amafoto ye hanze cyangwa se ngo bagaragaze ubu ngubu bari kumwe basa nkaho babihagaritse. Marina rero ni umwe mu bahanzikazi bakunzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi ni umwe mu bakobwa bafite ubwiza hano mu Rwanda. Reka twihute cyane twigire ku mwanya wa 8. Umwanya wa 8 rero tugiye kuhasanga Uwikiza Pamela umugore wa The Ben. Kuri ubu ngubu bafitanye umwana umwe. Uyu Pamela wa The Ben rero yaje kumenyekana ubwo yitabiraga Miss Rwanda mu irushanwa rya 2019 ariko yaje kumenyekana birenzeho ubwo yaje kuvugwa yuko akundana na The Ben ko bari mu rukundo. Muri icyo gihe rero byavugwaga ko ariko ari gukundana na The Ben niho byaje kugenda bivugira hano ku mbuga nkoranyambaga nko kuri Instagram nko ku ma social media agiye atandukanye ubwo The Ben yatangiraga abipostinga na Pamela ashyiraho amafoto ya The Ben bari kumwe.
The Ben rero nk'umuhanzi nawe ukunzwe cyane hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, nk'uko bajyaga bavuga yuko Pamela ari mwiza cyane na The Ben ari umusore muremure kandi ushinguye kandi mwiza. Gukundana na Pamela rero ko ataba yisondetse ko ari ibintu byaba ari byiza cyane, niko ibinyamakuru byagiye bigenda bibandikaho. Ariko bidatinze cyane baje gukora ubukwe barabana. Uyu Pamela rero afite imiterere myiza yayindi bavuga ngo umukobwa ateye nk'igisabo. Byareba ukuntu rero atambuka cyangwa se ukuntu areba bikaba akarusho kurushaho. Rero izina Pamela niryo muntu, izina Pamela rero byakugora kuba washaka itandukaniro ryaho kubera ko izina ubona risa nuko ateye. Kuri ubu rero Uwikiza Pamela udakunda gukoresha TikTok ukurikirwa n'abarenga 600,000 kuri Instagram, n'umwe mu bakunzwe cyane hano mu Rwanda kandi ubarwa mu bakobwa beza nubwo yashatse. Ikindi kandi iyi couple ya The Ben na Pamela ni imwe mu couple akunzwe hano mu Rwanda kurenza ayandi. Reka twihute cyane rero tugane ku mwanya wa 7. Umwanya wa 7 tugiye kuhasanga umukobwa nawe ukunzwe cyane nubwo abenshi mutamuzi, yitwa Orogabe. Ikintu rero ugomba kumenya kuri Orogabe, muri bimwe byatumye uyu mukobwa amenyekana cyane, akamenyekana mu gihe gito, ni amafoto yagendaga asangiza ku rubuga rwa Instagram bitewe nuko ateye rero bakavuga ati Imana mu kujya kurema uyu mukobwa Orogabe yaramwitondeye cyane imusiga amavuta koko. Uyu mukobwa rero witwa Orogabe acuruza imyenda y'abakobwa cyangwa se ibintu bijyanye n'abakobwa, ibyo bita bijuteri. Uyu mukobwa rero ni umwe mu bakunzwe cyane hano kuri Instagram kuko ntago akunda gukoresha TikTok cyane, ariko ni umwe mu bakobwa bakunzwe ko afite followers bagenga 200,000 ku rubuga rwe rwa Instagram bitewe n'amashusho cyangwa se n'amafoto agenda asakaza kuri uru rubuga. Ubwiza rero n'imiterere y'uyu mukobwa ntawapfa kubishidikanyaho kubera ko ntago bisaba kugira ngo ubitekerezeho kabiri cyangwa se usabe kugira ngo ubanze ushishoza. Ugikubita amaso ye, ndavuga igitsina gabo, uhita ureba ubwiza bwe. Uyu rero ni umwe mu bakobwa baje kuri uru rutonde nabo bakunzwe cyane hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 6 rero w'abakobwa bateye neza kurusha abandi hano mu Rwanda tugiye kuhasanga, turahasanga Nkurunziza Aga. Uyu nawe rero ni umwe mu bakobwa bakunze kumenyekana cyane bitewe n'imiterere ye, cyane cyane ku rubuga rwa Instagram. Uyu mukobwa rero ntago yamenyekanye cyane bitewe no kuba ari umuhanzi cyangwa se ari umukomediye cyangwa se ari umukinnyi wa filime, ahubwo yamenyekanye n'amafoto agenda ashira kuri Instagram. Bitewe rero n'imiterere ye, bitewe n'uko ameze, bitewe n'uko atambuka, yahise ashinga iduka rye agita Agishop nk'uko amazina yitwa Nkurunziza Aga. Uyu Agi rero ni umwe mu bakobwa bakunzwe cyane. Impamvu twagiye twibanda kuri Instagram kubera ko Instagram niyo abasitari benshi bakunda bakoresha hamwe na Twitter, ariko uyu Aga rero ni umwe mu bakobwa bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Instagram kuko akurikirwa n'ibihumbi birenga 300 ku rubuga rwe rwa Instagram. Nkubwije ukuri rero ko uyu mukobwa witwa Aga ugeze kuri Instagram ye, bitewe n'uko amafoto ye ahari ari meza, byakugenda udakoze follow. Please niba ugeze kuri uyu munota turi kumwe, kanda subscribe, ufungure inzogera kugira atazagira video n'imwe igucika iturutse hano mu gihe dukoze ibiganiro, ujye ubasha kubyakira mu ba mbere. Urakoze cyane kuba ubikoze. Ku mwanya wa 5 rero twihuze cyane tugiye kuhasanga umukobwa wamenyekanye cyane nka Shadibu. Uyu mukobwa rero amaze imyaka myinshi avugwa hano muri showbiz, abenshi muramuzi. Uyu bwiza bwa Shadibu rero ni umwe mu bakobwa bakunzwe cyane, ntiwatinya kuvuga yuko hariho n'abamukerarugendo baza kumubona. Ubwo rero hari abantu benshi b'abahanzi bagiye bakunda uyu mukobwa Shadi cyangwa se kuri uyu mugore ufite abana 2 bakunda cyane, bagiye bavugwa yuko hari Shadi
Ingabire Shadia cyangwa se Ingabire Shadibu wamenyekanye mu mazina nka Shadibu yagiye akundwa na Diamond nk'umuhanzi muzi w'icyamamare, akundwa n'uwo bita Davido ndetse n'abandi benshi bagiye bavuga yuko bari mu rukundo n'uyu mukobwa. Uyu mukobwa rero wamenyekanye nka Shadibu amazina ye nyakuri yiswe n'ababyeyi yitwa Ingabire Shadia. Nk'uko twagiye tubivuga rero abantu benshi basigaye bakoresha urubuga rwa Instagram. Shadibu rero ni umwe nawe mu barukoresha cyane, bakurikirwa n'abarenga miliyoni irenga ku rubuga rwa Instagram, afite abafana benshi cyane. Shadibu rero yamenyekanye cyane nko kuba yarashakanye n'umuhanzi cyangwa se n'umuproducer witwa Shadi Ale wakoraga indirimbo. Gusa umubano wabo ntago waje gukomeza, waje kujamo agatotsi, hanyuma baza gutandukana ariko bamaze kubyarana abana babiri. Uyu Shadibu rero yaje gukorana indirimbo na Bruce Melody yitwa Akinyuma, mwagiye muyibona akenshi kandi iyo ndirimbo yaje kugira viral isa no gukundwa cyane. Shadibu rero ni umwe mu bakobwa nawe waje kuri uru rutonde mu bakobwa beza kandi bafite imiterere myiza ikurura abagabo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Twibaza byinshi impamvu atagiye ku myanya iri imbere, nawe ni umwe mu bakobwa beza dufite hano mu Rwanda. Reka dukomeze twihute cyane twigire ku mwanya wa 4. Uyu mukobwa rero benshi muramuzi yitwa Emeline Uwase Isheja, ni umwe mu bakobwa bamenyekanye. Uyu mukobwa Isheja yagiye amenyekana mu bikorwa bigiye bitandukanye, bamukurura ishanga bavuga yuko bamwitirira Heineken nk'uko mwagiye mubibona ku mashuri agiye atandukanye, ndetse aza no kuba yabatizwa ngaba umubwiriza butumwa ndetse ngakava ijambo ry'Imana, ubwo abantu batabashije kubyizera ariko yaje kubatizwa mu mazi menshi n'umupasitoro ubiherewe uburenganzira. Uyu mukobwa rero ni umwe mu bakobwa nawe bakunzwe hano cyane, iyo atambuka, iyo agenda ndetse n'amafoto ye uburyo agaragara, nubwo bavuga ngo amaso arajya hanyuma inda ikaburira no kumurebesha amaso ubundi ukikomereza. Reka twihute cyane rero twigire ku mwanya wa 3. Umwanya tugiye kuhasanga ku mwanya wa 3 rero turahasanga niyo mubyeyi Gentille Noella, ni umwe mu bakobwa bakunze kumenyekana cyane nk'umukobwa ufite inyashi nini kandi ziteye neza, yagiye amenyekana mu mafilime agiye atandukanye. Filime yakunze kuba yamenyekana, uyu mukobwa yamenyekanye cyane muri Papa Sava. Rero uyu mukobwa rero abenshi muramuzi, azwi ku izina rya Fofo. Byakugora cyane, byakuvuna cyane rero uramutse uri igitsina gabo cyangwa se uri umusore, kuba uyu mukobwa yakunyura iruhande ntubashe kuba wahindukira. Uyu mukobwa rero nubwo amazwe igihe kinini ari muri showbiz, amaze igihe kinini ari muri Papa Sava nk'uko yagiye amenyekana cyane, kuko ndakeka ariho abenshi bakunze kuba bamumenyera. Rero amafoto ye akunda kuba yapostinga cyangwa se amafoto ye iyo aramutse apostinze ifoto ihita igira viral, kandi byakugora iyo ubonye ifoto biba bisa nkaho ari ubwa mbere umubonye. Fofo rero usibye no kuba ateye neza no kuba ateye nk'igisabo kwa kundi ko abanyarwanda babivuga, ni umukobwa wakitinga neza muri filime za Papa Sava. Uyu Fofo rero abenshi muramuzi, nta byinshi tumuvugaho bitewe n'uko muzi, ahubwo reka twihute cyane aho tugiye ku mwanya wa 2. Umwanya wa 2 rero tugiye kuhasanga, umwanya wa 2 rero turahasanga umukobwa amaso atahaga kureba, urimo urareba ifoto ye. Uyu mukobwa yitwa Dabiju. Uyu Dabiju rero ni umwe mu bakobwa bamamaye hano mu Rwanda bitewe n'imiterere myiza afite, bitewe n'uko ameze ndetse n'izindi nkuru zagiye zivugwa kuri uyu mukobwa Dabiju. Amazina ye bwite rero yiswe n'ababyeyi yitwa Munezero Rosine. Uyu ni umwe mu bakobwa bagiye bavugwaho kujya mu rukundo n'umuhanzi ukunzwe cyane Harmonize. Uyu nawe ni umwe mu bakobwa
umukobwa bakurikirwa cyane hano ku rubuga rwa Instagram, aho afite abarenga ibihumbi 200 bamukurikira ku rubuga rwe rwa Instagram, kandi uyu n'umwe mu bakobwa nabo baza mu bakobwa bafite amafaranga hano mu Rwanda. Aha tugeze rero ndakeka uri kwibaza ninde uza ku mwanya wa mbere, ninde wagiye kuri iyi lisite ugiye kuza ku mwanya wa mbere. Dukora iyi lisite rero ushobora gufata umukobwa ushaka ukaba wamushyira ku mwanya wa mbere cyangwa se ku mwanya wa kabiri bitewe n'uko umubona, bitewe n'imiterere ye, bitewe n'uko umukunda, ushobora kumushyira ku mwanya ushaka. Rero igitekerezo cyawe ntabwo gikuraho icy'abandi, ukande subscribe ufungure inzogera, hanyuma igitekerezo cyawe n'inyunganizi ubishyire hasi muri comment. Umukobwa tuza gusanga ku mwanya wa mbere, umukobwa ukunzwe n'abatari bake bitewe n'amafoto ye n'imiterere ye, ni umukobwa witwa Yolo The Queen. Uyu ni umwe mu bakobwa bakurikirwa cyane kubera ko akurikirwa n'abarenga ibihumbi 500 kuzamura ku rwego rwa Instagram, bitewe rero n'amafoto ajiraho y'imiterere ye. Ni umwe mu bakobwa bakunzwe hano mu Rwanda. Usibye rero amafoto ye ndetse n'inkuru zigiye zitandukanye zigenda zivugwa kuri uyu mukobwa, ni umwe mu bakobwa bafata amafoto bakashyira kuri Instagram agahita agira viral. Rero uyu mukobwa byakugora kugira ngo uzamenye amakuru ye bwite amwihariyeho, bitewe n'uko ubuzima bwe ntabwo akunda kubushyira ku karubanda cyangwa se hano kuri media. Uyu rero ni umwe mu bakobwa baza ku mwanya wa mbere kandi bateye neza nk'uko nawe mugenda mubona kuri screen. Rero hari igitekerezo cyangwa inyunganizi, wibuke gutanga igitekerezo cyawe kandi wibuke kugenda ukanze like niba hari abo ubona bagombye kuza kuri lisite ntibabe baje, ubatwandikire hasi muri comment. Ese ni uwuhe weho wumva agombye kujya ku mwanya wa mbere? Ese muri iyi lisite twakoze ya top 10 ni iyihe ubona ninde twibagiwe kuba twashyiramo muri iyi lisite? Tubwira se muri comment. Nabakoreye top 10 rero y'ibihugu 10 ndaza kwishyira hano hasi muri comment. Reka dusubire mu zindi video zigiye zitandukanye, hari igitekerezo cyangwa inyunganizi hasi muri comment. Turabakunda cyane. Ngiye muri kumwe nitwa Dani. Bye bye.